abatwara mucyo muri hehe abazana mucyo muri hehe girubu bana biwacu abakuze n'abakiri batoya girubu bakunzi ba radio televiziyo gira ubuntu nanone muri kumwe nanjye James Munyandinda nkaba ndi kumwe na Pascal Manirakiza tukaba tugiye kugezaho ubusesenguzi ku ngingo ebyiri gusa. Ingingo ya mbere ni amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Denmark n'u Rwanda ku bijyanye n'ikibazo cy'impunzi. Ingingo ya kabiri turongera gusesengura nanone ku kibazo cya Evangelist cyangwa se Archevêque Lambert Bariho wo mu rusengero rwitwa Omega Church rwo mu Rwanda. Mu cyumweru gishize watumiwe n'urusengero rwitwa Women Foundation Ministries akajya gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu, akaba abikoze nyuma yaho Perezida Kagame ejo bundi yatangaje yuko nta kibazo bimutwaye mu gihe cyose abahutu bajya bahaguruka bakajya gusaba imbabazi abatutsi ngo we nta kibi abibonamo. Ibyavuzwe na Paul Kagame ejo bundi bivuze yuko kuva uyu Archevêque Lambert Bariho ajya gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu Kagame akimara kuvuga ibyo wenda turaza kugeraho mu busesenguzi bwacu. Nkeka yuko atapfuye kubikora kuko bigaragaza yuko rwose yatumiwe hagamije kugira ngo akore aya mahano yakoze, agamije kugira ngo umugambi mubisha wa Kagame na FPR wo gucamo ibice abanyarwanda ukomeze ubagarirwe. So nkaba muri aka kangira ngo nsabe muvandimwe Pascal Manirakiza ko asuza abakurikira radio televiziyo gira ubuntu, ndetse atubwiye n'icyo atekereza kuri amasezerano ari hagati ya Denmark n'u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda rumaze no gutangaza yuko ngo ibyatangaje n'ibinyamakuru byo muri Denmark yuko ngo impunzi zo muri Denmark zigiye kuzajya zoherezwa mu Rwanda, impunzi ziri mu gihugu cya Denmark. Bivuze ko bwana Pascal wahita rwose usuza abantu ugahita unakomerezaho ugira icyo ubwira abantu, icyo utekereza kuri aya masezerano, ubwo tuze gukomeza twakora nk'uko bisanzwe. Urakoze. Urakoze cyane muvandimwe James Munyandinda. Mbere na mbere reka nzuze abakunzi ba radio nyine televiziyo gira ubuntu, ndetse nzuze nawe kandi nagushimira ko wamenye n'abasuhuje rero. Muri make wenda nihuse nkava kuri iki kintu cyo kujyana impunzi mu Rwanda, kuba abanyarwanda babihakanye ibinyamakuru byo muri Denmark bikabyandika. So
nta gitangaje kirimo kuko kuba urugero wenda kuba mu Rwanda rwabihakanye ni amafuti ariko nabonye dukima abanyarwanda bayisinyeho kandi abantu muri Denmark abanyamakuru b'abaprofessionnel ntabwo bapfuye kwandika gusa ntabwo babyuka gusa ngo bapfe kwandika inyandiko nkiriya yani inyandiko utakwandika nta bimenyetso ufite so rero birumvikana ntabwo abanyarwanda babyemera ntabwo abantu babyemera muri iki gihe kuko ubwabo bazi neza ko ibi bintu ari amafuti biru ni amafuti abantu bahungira muri Denmark ntabwo bayoboye ko hari u Rwanda hari abantu bava mu karere kari iwacu b'abakongomani baza bagahungira hano hari abantu baba muri za Syria biroroshye cyane gusobanuza u Rwanda umuntu akaba yajya agahungira ashaka guhungirayo rero igihe atahungiye kumukuraho yahungiye ukamujyanayo urumva na amafuti nabo ubwo barabizi ariko n'ubucuruzi ariko ngira ngo abantu bagomba kubyumva neza icyo bivuze nta gihugu dufite ariko abantu nta gihugu dufite si n'u Rwanda gusa yego u Rwanda rwo n'umwihariko ariko si u Rwanda gusa abanyafurika cyane nta bihugu dufite tegereza ko tukemara kubona ubwigenge Afurika yaguye mu kintu cyitwa new colonialism ubukoroni gushya noneho bukozwe na bene wacu n'abantu bakadukorera bagakorera mu bihugu bya Afurika banyuze mu bantu mu banyafurika bene wabo nacyo kibazo dufite ku Rwanda nta gihugu dufite uko abantu bavogeraga ibihugu byacu uburyo babikoreshaga mbere y'ubwigenge mbere ya za 60 nako bakibikoresha n'ubu ngubu nta gushidikanya ko rero patsimo gukoresha ubutegetsi bw'iwacu gusinya amasezerano nk'aya ya ahite ku burenganzira bwa kiremwa muntu amasezerano ubundi nk'aya ni nk'ayo gucuruza abantu rero u Rwanda ruracyakoreshwa nk'aho ari koloni y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi aho baza bagakorera ibintu bitagira umutwe n'ikibuno bakabikorera mu gihugu cyacu rero birumvikana ntabwo abanyarwanda babyemera barabizi ko ari amafuti ariko na n'uburi nta gitangaje kuko murabizi n'impunzi za Libya zarahaje murabizi impunzi ziva muri Syria zarahaje so rero u Rwanda ni koloni y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakoreramo ibyo bashatse nta gitangaje kirimo n'ibitari biriya babizana ejo bikabatangaza nk'uruse wenda bahagize ahantu ho kumena imyanda yo mu nganda zawo cyangwa se n'ahandi hose cyangwa se babonye ko n'ikirere cy'u Rwanda twagitanze ku banyamirenge wagiye bagikoresha nta n'uburenganzira basabye tutanabikurikirana nta gihugu dufite muvane mu gemuse yes n'ikindi kintu rega buriya Pascal ikindi kintu murashobora kureba iyo umuntu ahunze igihugu cye ntabwo ushobora guhunga igihugu cyawe tuvuga umuntu ahunze nka Syria uzi ibintu bibera muri Syria uzi intambara zo muri Syria uzi ikibazo cya demokarasi muri Syria ngo nahunga Syria ngo ahungire muri za Korea du Nord North Korea urabyumva ngo uhungire aho abaturage batemerewe kuvuga batemerewe gutekereza bakontororwa urumva so mu context noneho y'u Rwanda umuntu arahunza ageze muri Denmark mu gihugu gifite umutekano mu gihugu gifite iterambere mu gihugu gifite demokarasi igihugu kigendera ku mategeko rule of law urabyumva igihugu gishobora kuverifiya ko amasezerano ya Geneve yo bita refugee convention yo muri 1957 iyo ushobora kureba ko yubahirizwa ko ari igihugu kigendera ku mategeko urabyumva uteruye uwo muntu umujyanye mu gihugu aho agatsiko kabicanyi ka Kagame na FPR kafashe bugwati igihugu aho nta demokarasi ibarizwa muri icyo gihugu aho nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bibarizwa mu gihugu aho umunyagihugu atemerewe kuvuga aho igihugu buri munsi abantu burirwa irengero buri munsi abantu bicwa ugaterura umuntu ukamukura muri Denmark ukamujyana mu gihugu nk'icyo ni nko kumukura navuga nko mu ijuru ukamujyana ikuzimu nicyo bivuze ahantu hari ibintu biri fundamental nuvuga ngo igihugu cyacu cyagizwe ukuzimu n'agatsiko ka FPR na Kagame babicanyi ugaterura ikiremwamuntu ukakijyanayo ibi ni igisebo ikindi kintu cya kabiri ibuka impunzi ziri
mu Rwanda zo muri Congo ejo bundi ukuntu zaraswaga amanywa y'ihangu ziraswa n'abasirikare amasasu yica apana rubber bullet ngo uko zigaragambije zisaba ibyo kurya zisaba gutaha iwabo zifashwe bugwate na Kagame washaka kugira ngo azikoreshe nka pipiniyeri yo kubona abasirikare yahakura abasirikare bo gutera Congo ibuka ko yanabakoreshe atera M23 urumva so gufata abantu bahungiye mu bihugu by'Uburayi bafite nibura fundamental rights nk'abantu nk'ibiremwa abantu nubwo bakiri impunzi cyangwa bakubuhunzi urabyumva ngo ubaterure ubajyane mu gihugu nk'u Rwanda giye kubwanjye mbona ari ubugambanyi bukorewe inyoko muntu n'ubugambanyi wakozwe n'icyo gihugu so ibinyamakuru ya Denmark kugira ngo bive bisakuze ntabwo birimo kubikora nta ntuza ntaho bishingiye icya mbere ibinyamakuru byo muri Denmark ni ibinyamakuru by'umwuga ni ibinyamakuru bigendera ku mategeko kugira ngo bivuge ikintu nuko kiba gihari ntabwo bivuga ibihuha ntabwo bivuga speculation ntabwo bispeculatinga urumva wibuke yuko ubu iyo ibinyamakuru by'Uburayi byasakuje nuko haba hagomba kugira igikorwa kuko biba creating icyo bita public opinion bitanga amakuru muri rubanda mu baturage bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko amasezerano yasinywe yica amategeko mpuzamahanga ibi byakozwe muri Israel ku gitutu cy'ishyaka rya Likud yuriya Netanyahu ntibishobora gupfa gukorwa mu bihugu by'Uburayi ntibishobora gupfa gukorwa ni ukuvuga ngo byanze bikunze niba ibinyamakuru bya Denmark byahagurutse nuko inzego z'ubutegetsi zifite ikibazo cyo kuregwa mu nkiko nicyo bivuze kuko hari ibintu bigomba hari icyo amategeko mpuzamahanga avuga hari ikintu cyitwa deportation niba umuntu yimwe ubuhunzi bagasanga atabukwiye bagasanga se hari ibyaha aregwa bagasanga se atujije ibyangombwa bitunga muri icyo gihugu habaho procedure ya deportation urabyumva ni ukuvuga ngo byanze bikunze igihugu nka Denmark kiba kiri ku kibazo cy'uko kigomba kujya mu nkiko inkiko zikemeza ko abo bantu bagomba gukurwa muri icyo gihugu bakajyanwa mu Rwanda urabibona byo ntemera ko hari igihugu na kimwe cyabikora ku isi sinemera ko igihugu cyabikora mu by'ukuri usibye nk'abiya byakozwe na Israel kandi nabyo sinzi ko bigikomeza ko abantu barabisakuje cyane n'isi irabisakuza ntago biriya bintu ari byo sinzi rero niba hari icyo wakongeraho mbere yuko tujya kuri ingingo ya kabiri urakoze ibyo byose biriya bidakurikije amategeko niyo mpamvu arega bareba ibihugu nka biriya byacu ibihugu nka biriya byacu biyobowe n'umuntu umwe urabona ingingo akenshi zo kuzana abantu mu gihugu ni ingingo akenshi zidafatwa n'umuntu umwe mu bihugu bya demokarasi ni ingingo ibitangazamakuru nk'uko kwa Denmark bigira umwanya wo kuvuga abashinzwe abantu bakareba amategeko icyo ateganya yaba mpuzamahanga cyangwa se yaba imbere mu gihugu ariko bashobora kubwiza ukuri ugiye ukabaza na minisitiri iby'impunzi zizanwa mu Rwanda ntabwo yabigusubiza yaba ubutabera yaba uwahe ntawe ubizi ni ibintu bifatirwa muri ka gatsiko kaba abantu bafata ibyemezo bakabifata batisunze amategeko yari yo yose so abo ngabo rero bafatira ibyemezo igihe bashakiye kuko ntawe ubakurikirana nta n'ubabaza ntibakabukirwa nyine n'imandwa ntibagira umuntu n'umugira icyo ababaza mbese nyine nyine bivuga ati igihugu cyacu cyobowe n'amabandi yitwaje intwaro ni ya mabandi nyine yitwaje intwaro afata ibyo byemezo akorera amafaranga bameze nk'abacancuro amfete ariko nyine ibihugu by'abanyaburayi burya baba bifite iperereza babizi ibihugu uko byitwaye abazi ibihugu bakontorora n'ibyo badakontorora so rero kuba babonera igihugu cyacu nuko bakizi nta gushidikanya ariko n'ibikolonialism niko bigenza ibihugu byacu biracyakoronijwe muri rusange n'ikindi kintu wenda nakongeraho aho ngaho Pascal nuko kugira ngo FPR na Kagame bakoresha ikinyamakuru cyabo igihe mu kudenonsa ari amasezerano
bibanje gusakuza mu gihugu cya Denmark ntago babikoze ku giti cyabo, nuko babonye backfire, nuko babonye consequences z'ayo masezerano. Babonye ko ayo masezerano ashobora gutamaza leta iriho muri Denmark ikaba yava no ku butegetsi. Ibihugu by'Uburayi ukuntu bikora, bishatse kuvuga yuko ishyaka ryo ku butegetsi rishobora kubigiramo ikibazo, amasezerano ashobora kubitera ubusembwa bwatuma ridashobora kongera gutorwa. So ntibigutangaze na Kigali yanditse ibi yabitangaje gutya kubera ko yabisabwe n'ishyaka riri ku butegetsi muri Denmark kugira ngo ricubye umwuka uri mu gihugu cyabo cya Denmark. Icyo ni kimwe. Iki nanone abantu bagoma no kwibaza, mu bihugu by'i Burayi iyo umuntu ari impunzi hari amafaranga agenerwa, urabibona, kugira ngo abeho ahabwa medical insurance, aba facilitated mu bintu byinshi birimo na transport n'ibindi, urabibona. So hari ikintu ushaka kwibaza, really niba atari ubugambanyi babukorewe inyoko muntu bukorwa na Kagame na FPR, kuko ntushaka kumva ngo ni leta y'u Rwanda yasenye amasezerano na Denmark. No, leta y'u Rwanda ni umbrella, ni umutaka biyitirira. Ni nk'uko umuntu ajya kurya akarisha ikanya, ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda ni ikanya barisha, ariko bazi neza yuko bashimuse, ni ikanya bibye, ni ikanya bataguze mu iduka, ni ikanya batahawe, ni ikanya bambuye abaturage bakoresheje imbunda. Bivuze yuko atari mu by'ukuri leta y'u Rwanda basenye amasezerano na Kagame. Ndetse icyo nashaka kuvuga hano, point yanjye ni uko kugira ngo nk'uko byagenze muri Israel kuri ziriya mpunzi, nuko bashatse kubikora ku kibazo cya Libya n'iki, basenye amasezerano na Kagame na FPR, hari amafaranga buri mutwe w'umuntu bamwishyuraho kugira ngo u Rwanda rwemere kumwakira. Urabyumva? Kugira ngo rwemere kumwakira. Urabyumva? Ni nk'uko iyo sosiyete ikora akazi k'isuku ikagenda ishyira ingarani kuri buri rugo rw'umuntu, buri muntu ushyize umwanda muri iyo ngarani hari amafaranga yishyura buri kwezi kugira ngo sosiyete yemere kuzajya iza itwara umwanda w'ijye kuwumumenera. Urabyumva? So mu bihugu by'i Burayi, mbabaye gutanga urwo rugero, wenda abashaka kurufata ukundi, ariko ndagira ngo bisobanure impamvu. Mu bihugu by'u Burayi impamvu bafite ikibazo cy'impunzi barwana kugira ngo zigabanuke, badashaka ko zinaza, abantu babyumve neza, ni ikibazo cy'ubukungu. Iyo abantu baje mu bihugu by'u Burayi, baje mu gihugu, ni ukuvuga ngo basangira ubukungu bw'igihugu n'abaturage b'icyo gihugu. Icyo twita ni ukuvuga ngo umusaruro mbumbe igihugu cyinjiza n'abanyamahanga bakijemo kwaka ubuhunzi bawusangira n'abanyagihugu. Iyo rero ari benshi ku kigero cy'abaza mu bihugu by'u Burayi, usanga ari 100,000 muri buri gihugu, 100,000, 100,000 biza buri mwaka basaba ubuhunzi, bigira ingaruka ku bukungu bw'ibyo bihugu, kuko abo bantu bakenera kurya. Abo bantu ntibatangira bakora, igihe bamara bakurikirana ibibazo byabo by'ubuhunzi n'iki, bagomba guhembwa, bagomba kugira aho barara, bagomba kuvuzwa, bagomba guhabwa ibintu byose biri basic by'ibanze. Urabibona? Ibyo rero ibihugu byinshi bibona nk'umuzigo. Ikindi cya kabiri, muri abo bantu baza mu by'ukuri harimo n'abantu bamwe mu mateka y'ibihugu, abantu bamwe babizamo bageramo bagasanga bafite za mission zitandukanye, abakora ibikorwa by'iterabwoba, abakora ibikorwa bihungabanya umutekano w'ibyo bihugu. Urabibona? So ugasanga ibihugu n'abaturage barafata impunzi nk'abantu mu by'ukuri badakwiye kubana nabo, badakwiye no kubabamo. Ni ukuvuga ngo bafata nk'umwanda muri make mu bindi bihugu bimwe. Urumva? So kubafata bakabajugunya mu bihugu, mu gihugu nk'u Rwanda, babona yuko baba batayakuka, babona yuko baba bagabanyije amafaranga batakazaho,
baba bagabanyije serivisi bagomba kubaha, zaba iz'uburezi, zaba iz'ubuvuzi, zaba iz'ubutabera, zaba iz'imibereho myiza nk'uko abanyagihugu babayeho. Urabibona? Noneho reba ukuntu biteye agahinda, biteye n'isoni gukura umuntu mu gihugu gishobora kumuha izo serivisi ukamujyana mu gihugu ho no kubona amazi meza byonyine ari ikibazo, ukamujyana mu gihugu aho n'umunyagihugu abaye mu buzima bubi buruta ubw'impunzi. Urumva ni ishyano. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane Pascal. So no kuvuga ngo u Rwanda nk'igihugu mu gihe kibaye gifite nka leta ifite inteko ishinga amategeko yigenga, ifite ubutabera bwigenga, ifite ubushinjacyaha bwigenga, aya masezerano yasinywe yagombaga uyu minisitiri wayasinye na perezida bagomba guhamagarwa mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bakisobanura uburyo bashobora gusinya amasezerano yo kwakira abantu ibindi bihugu byananiwe bikize bakayazana mu gihugu nk'u Rwanda cyaho abantu nuriye rimwe ahimbaza Imana. Urumva? Avuga ati Imana ishimwe kuba mbashe kubona niba repa imwe ku munsi. Igihugu gikize kinanirwa abantu kibajugunya mu gihugu gikennye, cyemere kibakire, kidashobora no gutunga ku buryo bukwiye n'abanyagihugu. Urabibona? Ibi nagahoma munwa. So no kuvuga ngo igihugu cyacu kirazira kuba nta demokrasi dufite. Iyo tuba dufite demokrasi, aya mafuti arimo gukorwa na Kagame na FPR ntabwo akorerwa igihugu cyacu. Ubugambanyi burimo gukorerwa inyoko muntu muri aya masezerano Kagame asinyana n'ibi bihugu ngo ni za Israel, ngo ni za Denmark, ntabwo yakaba yabaho. Urabibona? Ikindi aya masezerano afite amafaranga buri mutwe w'umuntu yishyurwaho, kandi aya mafaranga ajya mu isanduku ya leta. Urumva ko Kagame ni dealer. Ni ukuvuga ngo arasinya amasezerano y'amafuti mu izina ry'igihugu cyacu ku mafaranga ajya mu mufuka we bwite. Iyo abanyarwanda bagomba kubimenya. Urabibona? Ibi abanyarwanda bagomba kubimenya, bigomba kuba verified. Iyo tuba dufite urwego rw'ubushinjacyaha rwigenga rudakorera Kagame na FPR, rukorera abanyarwanda, twagomba guhita rusaba ibisobanuro kuri aya masezerano, ndetse amasezerano bakagaragarizwa yuko n'ukuntu anyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Abayasinye bagasabwa kuyasinyura cyangwa bakurikiranwa mu butabera bakaregwa. Urabyumva? So ibi ngibi ntabwo ari byo, ibi ni agahomamunwa. So ku bwanjye numvaga rwose atari byo kugira ngo abantu bafate aya masezerano nk'ikintu cyoroshye, no kuba munwa kuba igihugu cyacu ari cyo mu by'ukuri ibihugu by'amahanga birimo kubona nk'igihugu kidafite ubutegetsi, nk'igihugu kidafite abayobozi bareba inyungu z'igihugu n'inyungu z'abaturage. Ahubwo urabona byatangiye kuri Israel, iraza iratangira ifata impunzi kagizinaga izimena mu Rwanda, izividurira mu Rwanda ku buryo butari mu nyungu z'abaturage, ku buryo butari mu nyungu z'izo mpunzi, ahubwo biri mu nyungu gusa z'igihugu cya Israel. Noneho ubu bifashe Denmark. Urumva? Ubu noneho ni ukuvuga ngo na Denmark nayo nishobora gufata impunzi zihungiramo ikazividurira mu Rwanda. Ibi ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo n'ibindi bihugu bizabona yuko hari igihugu muri Afurika kidafite ubuyobozi, hari igihugu muri Afurika kiyobowe n'ibigwari upfa udufaranga duke tw'uduhenda abana, abayobozi babyo bakemera upfa guha abayobozi babyo uruswa cyangwa se udufaranga tw'uduhenda abana, bakemera ko impunzi zibereye umuzigo ibihugu bikize byifite bifite amikoro, ko ibyo bihugu icyo gihugu cy'u Rwanda gikennye kigirwa ahantu ho kuvidurira impunzi zabereye ibibazo ibihugu bitandukanye. Ibi ni ikibazo gikomeye mu gihe mu Rwanda n'abaturage bishimisha igiti. Iki ni ikibazo kibabaje cyane. So nanone inagira ngo mabwire yuko babwiye impamvu zimwe zituma ibihugu bimwe bitinya kwakira impunzi zitandukanye, ko haba harimo n'ibibazo by'iterabwoba. Ibaze
kuba batinya kwakira abantu bakeka yuko bashobora kubamo abaterabwoba rimwe na rimwe, kuko amateka y'ibihugu by'i Burayi byagiye bibaho ko abantu baba impunzi bakazagaragara muri ibyo bikorwa, urabibona. Noneho ibaze abantu nk'abo bagiye boherezwa mu gihugu gituranye n'ibihugu bya East Africa, igihugu nk'u Rwanda, ukuntu ibyo bikorwa byakorerwaga mu bihugu nk'ibi bishobora gukwirakwizwa mu bihugu bikikije u Rwanda, kubera umuntu umwe Kagame wishakira udufaranga twe ku giti cye, agafata igihugu cyacu nk'akarima yarazwe na se ko kugira ngo azajye ahakodesha abantu bashaka kuzana abantu mu bundi buryo. Abantu babisesenguye neza, ushobora gusanga no kujyana impunzi mu Rwanda biri mu buryo bwo gucuruza abantu. Ibi nabyo abantu bakwiye kubitekerezaho, kuko niyo abantu batwarwa mu Rwanda kugira ngo Kagame abone amafaranga, ni uko abantu baba bagurishijwe mu by'ukuri. Ibi nagomba kubitekerezaho mu buryo burambuye. Niba ufite icyo wakongeraho Pascal, wakivuga mbere ko tujya noneho ku ngingo ya kabiri. Urakoze. Iki kibazo gikomeye cyane kinasa n'igikomeye, kuko kirimo kirasakuza ariko nuba kigiye. Uranyumva ubu ngubu? Ndakumva neza Pascal, wakomeza, ndakumva rwose. Ujye kujya sinzi niba arimo kurangiza cyangwa se niba ari wowe. Okay. Urebye iki kibazo cya ntuza cy'izi mpunzi, urebye kirimo ibibazo byinshi. Ibihugu si no kuvuga ngo biratinya ngo abantu bakora ngo iterabwoba, kuko abigiye kureba usanga mu by'ukuri nta byera ngo de havamo mugakora amakosa, nk'uko n'abandi baturage b'isi bavamo bagakora amakosa. Usanga ari abantu bo muri za Syria, za Palestine, abantu mu by'ukuri bahunga intambara, ndetse rimwe na rimwe unasanga n'abo bantu n'ibihugu bibinuba ari nabyo biteza intambara muri ibyo bihugu byabo. Suko ntabwo nibaza ko nk'abanyasiriya bafite controle kuri iriya ntambara ibera muri Syria. Mu by'ukuri ntabwo ari abanyasiriya barwana, ni yani ukolonialism nabwo ukoloni bukomeje kugenda nyine bugateza imitekano muke mu bindi bihugu. Ugiye kureba ibintu biba mu burasirazuba bwo hagati, ntabwo abantu abatajya muri Syria bazi byari n'inzira karengane rero ziba zihunze. Ntiya ko kuba ibihugu bibikiza si no kuvuga ngo ikibazo cya economy, kuko ugiye kureba ukabona yemusi ugiye kureba nk'ibihugu byungukira muri ubuhunzi ni ibihugu byakira impunzi. Uti gute? Wowe uraje urafashe, wakiriye, ufashe umuntu araje, abahunga bakanagira n'aharega mugomba kuba ko ni abasore n'inkumi abenshi baba bagishoboye. Urumva nibuje ukabona umuntu ugenge mu bihugu mumaze kugendamo hano, urabona abadogiteri, abantu bakuru tunakomeye bafashe ibihugu baturuka muri turere, baturuka mu bihugu byose bitandukanye. Sinzi kuntu akenshi usanga kubirukana no kuvuga ngo ni igihombo, kuko niba umuntu aje afite imyaka 20 cyangwa se 30, 40 yarize muri kaminuza, niyo yaba atarize muri kaminuza, ari umuntu ugifite imbaraga, ntaba yaravukiye mu bitaro bya hano, igihugu ntiba cyaramwigishije, nibura bamwishyura amafaranga bakasa n'abamufashije, nibura imyaka 2 aba yamenye ururimi, agatangira akajya gukora, yishyura umusoro nk'umwana wavukiye hano, akiga hano, amashuri yose akayiga hano, bakishyura umusoro kimwe. Usanga mu by'ukuri wa mutaravukiye hano yakagombye kuba arikorera igihugu cyari kukizamura. Ibihugu byakira impunzi nibyo byunguka kuruta ibihugu bivamo impunzi. Nibo wakira abasore se, wakira abasore 4,000. Abasore 4,000 bayitangira, urabarira niburi imyaka 2 bishira imisoro nk'umwana warezwe imyaka 25 biga muri segonderi za kaminuza yishura umusoro nkawe. So rero ibihugu kuba babajyana hanze, akenshi ibihugu urabona niba bituwe n'abantu bake, batinya domination, batinya haba harimo n'ibintu bya racisme, kudashaka kubagira, kuvuga bati reka tugira abantu bake baturuka hanze bataruta abanyagihugu, ibintu bya politiki biba birimo na racisme. Rero kuba igihugu cy'u Rwanda kikora ari cyo bahitamo n'ubucuruzi nyine, yani ukolonialism. U Rwanda ni igihugu kiri munsi kiracyakoronijwe, dukoronijwe muri za
muri za 50 kuko icyo giheho za 49 twe tuzi ko dukoronijwe icyo gihe za 40 za 30 twe tuzi ko dukoronijwe twarabyakiriye binagaragara dushobora kubirwanya ariko dukoronijwe ku buryo binagoye no kuvuga ko dukoronijwe uko umukoroni banyura mu mukoroni mwene wacu akaba ari gukora mu makosa Kagame mwene wacu akaba ariyo bakoresha usanga babikora no mu bindi bihugu ariko twebwe uyu munsi uvuga ku Rwanda ni igihugu rero bapfa gukora ibyo biboneye bagakoresha bakagikoresha amakosa kubera ko kitagira nyiracyo ariko ni bwa bukoroni nyine nta kundi bakoze umuvani mu gihe musi n'ikintu numva navuga urakoze muvandimwe Pascal Manakiza kandi usobanura ibintu neza ndizera yuko abakunzi ba radio televiziyo gira ubuntu hari byinshi bari bwigiremo kandi nagira ngo mbone aka kanya mbere yo kujya mu gice cya kabiri kubasaba yuko mukora subscribe kugira ngo mujye mu abambere kubona ibiganiro byose tubagezaho n'ubusesenguzi mbone no kubasaba yuko nanone mwakora share kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kuri benshi bashe kugisobanukirwa kandi tunabashishikariza gukora comment kugira ngo tujye tubone icyo mutekereza ku kiganiro tuba twabagejejeho kuko natwe biratwubaka tugere ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri nk'uko twari basezeranyije ijyanye no gukora ubusesenguzi ku mvugo igayitse ku mvugo y'agahomamunwa yiswe no gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu yakozwe na Evangelist Lambert Bariho akaba ari umushumba mu rusengero rwitwa Omega Church akaba yarakoresheje iyi mvugo yo gusaba imbabazi atumiwe mu rusengero rwitwa Women Foundation Ministries akaba nkabangira ngo mwumve ibyo yavuze mbere yuko jewe na Pascal tugira icyo tubibwira abanyarwanda kuko ntago byadushimishije tugomba kubibwira abanyarwanda kuko ntago ari byo bibereye u Rwanda si byo bibereye igihugu cyacu si byo bibereye inyoko muntu tugomba kubirwanya twivuye inyuma muyanganiro abanyarwanda ni iminota 3 gusa mwumva ijambo ry'uyu mugabo witwa Lambert Bariho ryo usaba imbabazi ngo mu izina ry'abahutu nimukurikirane birashoboka kuri hano turabona umuhutu n'umuhagarara imbere yawe bakubwire ngo bene wacu bakoze nifuje guhagarara muri icyo cyuma ubwira ngo ibyo bene wacu bakoze ni bibi byari ubugome nta n'uwabirondora ngo abibone ariko ndagira ngo wumve gutaka ku mutima wanjye ukubwira kandi ukabwira Imana ngo mutubabarire kuko ibyaha byakorewe muri uko bavanye nitudahagarara mu cyungo dukoreshe iyo mpano Imana yaduhaye ndakubwiza ukuri iki gihugu ntikiri amahanga yo aciteka aravuga tumva rero mushireho Huturandi mushireho na Tutsirandi Imana ishimwe yuko ibyo bintu bitabaye Imana ishimwe yuko ibyo bintu bitabaye mwibaze ubu mwari kuba muntu mvuye mu kiri gice ubu wowe wari kuba waje gusengera hano uvuye mu kiri gice ubu wari kuba wiga muri ihe shuri wari kuba usengera he ariko mujye mwumva ko Imana yatuvanye Imana ishimwe yuko ibyo bintu bitabaye kuko abantu bazahemuka ntabwo nshaka ko bira ubuzima bwabo n'umugambi nari mfite ku buzima bwabo urangirana nuko bahemutse urangirana nuko bene wabo bahemutse ariko uzi ukuntu najyaga ngenda muri iki gihugu mbebera ngenda mvuga ngo bose mama ibi bizuru byanjye buriya noneho ntihagira umuntu umenya aho mva noneho biragenda bite numva wagira ngo mbese nk'ubutaka bugize neza bwakwasama bukamira byagera mu gihe cyo kwibuka jenoside hari umunsi navuze ngo Mana kuki wangiza umunyarwanda Mana kuki wangiza umunyarwanda iyo unyigirira umukongomani iyo unyigirira umusafi Sudani iyo unyigirira undi muntu ariko ntugire umunyarwanda noneho by'agahebuzo nza gusanga navukiye mu muryango w'abahutu tipike batari
bari buze noneho kubihisha baba we ndavuga ariko byibuze basi iyo nyigirira umutwa ntume kuvukira mu muryango w'abahutu buriya murabiseka ariko hari abantu benshi bari mu ruhu badakuze kubera aya mateka y'igihugu najyaga njya mu mihango yo kwibuka ndabyibuka nkigera muri kaminuza i Butare twajyaga kwibuka hari ukuntu twicaraga muri odi noneho bagasa n'abagabanyije amatara noneho bagabanya amatara nyine nawe ukihisha mu bandi uvuga uti buriya bose bazi ko twese twaje kwibuka buriya nta kibazo ubuzima buri buke maze wajya kumva umuntu hirya arahungabanya bikakwibutsa ngo sha umva ibyo bene wanyu bakoze umva ibyo bene wanyu bakoze. Pascal ndizera yuko ubashije kurikira neza ibyo uyu mugabo Evangelist Lambert bariho ibyo yavugaga wabyumvise nabyumvise neza James ibintu nagahomamunwa urabona aka kabido ndahamya ko wakabonye wabonye yuko ahantu uyu Evangelist avugira abamutumiye niwe wenyine berekanye muri video kuko ndajya mbwire abatwumva yuko nabashije kugenzura iyo video bamufashe avuga ya mahomvu imara igihe kimara isaha irarenze isaha akana agace gato umuntu anyujijeho niyo link ndayishyira munsi y'iki kiganiro kugira ngo abayishaka kwikurikirana baze kuyibona babone yuko ibyo tubabwira atari ipapirano ko ari inkuru ko atari inkuru mbarirano. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Biragayitse kumva umuntu w'umunyarwanda w'umuhutu w'umupasiteri ahaguruka akavuga ko ngo arimo gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu, arimo arabwira urubyiruko, arimo arabwira abana yuko ngo abahutu bishe abatutsi muri jenoside. Ibi bintu abanyarwanda babyumve bamenye ko ibintu ari agahomamunwa. Ibi ntabwo ari ukuri, ibi ni ikinyoma. Ibi bintu buri munyarwanda agomba kubyumva, agomba kubimenya ko bigamije gusenya igihugu cyacu. Ibi ntabwo birimo gukorwa kubera inyungu zo gukunda u Rwanda cyangwa zo gukunda abatutsi cyangwa abahutu. Birakorwa kugira ngo batandukanywe, bahore barebana ayingwe, bo kuzagira umunsi n'umwe bashyira hamwe ngo bahangane n'agatsiko k'abaheza ngo ni kari ku butegetsi. None se munyarwanda ni gute umuntu nk'uyu witwa ngo ni umupasiteri, ngo ni Evangelist, ni umupasiteri akaba ari n'umushumba mu rusengero rwitwa Omega Church, ni gute yatumirwa akaza kuvuga ibintu byiza, abo abibwira babikunda banabyemera, bakirinda kwiyerekezamo kamera ngo nabo bababone, bagashaka ko uvuga amahomvu ari we wenyine ugaragara, ko batagaragara kugira ngo amateka atazababaza ko bari no mu bakomye amashyi nkuko mwumvise akomerwa amashyi, kuko ni akaga n'ishyano. Ikindi, hari ahantu yavuze Pascal ngira ngo wabyumvise yavuze ati nk'ubu iyo abaho tutsirane na Huturandi, kuko ibi byigeze gupropozwa n'ibihugu bimwe babibwira Kagame muri za 1994 1995 nka solution yo gukemura ikibazo cyo mu Rwanda. Mu by'ukuri nta munyarwanda n'umwe wari kubyemera, kuko kuva u Rwanda rwabaho nta na rimwe rugero abahutu n'abatutsi badaturanye, ntibigeze bibaho, urumva. So ntibyari kuba rero kubera ubwicanyi bwakoze n'interahamwe. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbwire abantu batwumva yuko uko yavuze ngo ubu se nk'ubu mwantumiye nari kuba mvuye hehe, mvuye mu kihe gihugu, mwebwe se muri aha mwari kuba muvuye nk'ikimenyetso cy'uko yatumiwe n'abatutsi kugira ngo akore iyi confession, akore ni ukuvuga atanga ubuhamya, bazi neza ko ubuhamya butari mu nyungu ze, butari mu nyungu z'abanyarwanda, butari mu nyungu z'abahutu, butari mu nyungu z'abatutsi, ahubwo buri mu nyungu za Kagame na FPR, kuko niwe wenyine wungukira mu gucamo ibice abanyarwanda. Kagame azi neza yuko jenoside itakozwe n'abahutu, yakozwe n'interahamwe. Izo nterahamwe zarimo n'abatutsi, ibyumvikane neza.
ndavuga no guhera mu bari baziyoboye no kugera mu bishe n'abafunzwe uyu munsi mu magereza ntabwo ari abahutu gusa baregwa ubuterahamwe harimo n'abatutsi bojye ubwanjye nitereye imbona navuganye nabo igihe babaga bari muri za tije badatinya no kubwira ko ari abatutsi urabyumva so icyo ngiye nshaka kuvuga hano ibi ni ishyano ku gihugu cyacu Pascal warebye aka video wumvise ibyo uyu mushumba ngo ni Lambert bariho avuga ndifuza kumva icyo nawe ubivugaho mbere yo kwenda dukomeza kugira ngo tuze no kujya ku musozo akoze uravuga iki uyu ni bampora iki uyu ni nk'abampora iki nyine aba ni babandi ugize kumva ko namurekezi igeze kuvuga ko aravuga ati burya rero mama yaransambanye burya kandi yansambanye ku mututsi ati burya ubu nanjye ni umututsi ni ibintu bigezweho ariko birumvikana ni gahunda ya FPR na Kagame yo yivangura nyine gukipabiliza abantu kugeza igihe bumva ko ntacyo bari cyo noneho umuntu agatangira akagenda yikandagira yumva ko hari ikintu mbese agomba abandi ko afite icyaha ko afite icyasha ingoma zose ziheza inguri ni ukuzigenza abantu kugera naho umuntu yihakana ubwoko cyangwa se yihakana uwo ari we agaterwa ipfunwe n'uwo ari we ku buryo bakubitaho ikirango bamara kukubitaho ikirango ku buryo uzajya ukigendana hari ikintu Hitler yarashize ku Bayahudi yabambikaga akantu k'inyenyeri ku buryo aho umuyahudi wese yanyuraga yabaga agaragara nta hantu yakwihisha rero na Kagame ntiza ko kimwe mu byakoze ni ukuvuga ati ngira ngo kera leta bagifata leta baragize kubera ko hari kirimo abantu b'inyangamugayo abatutsi b'inyangamugayo n'abahutu b'inyangamugayo baricaye barabyaye mu Rwanda babyitse boko n'itsembatsembo ko bari babizi ko ari abahutu n'abatutsi baricanye mu by'ukuri kandi niko byagenze Kagame rero ati ni jenoside tutsi kandi n'abahutu bayikoze ashishikariza nyine babagaragu kugira ku gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko nge sinimo iyo umuntu avuga abahutu abantu kaje no kuri Facebook mbona umuntu witwa Kanarisi aravuga ati rwose ngo Imana ngo nemba ngo ibabarira abahutu mu izina rya Yesu ngenda mubaza Kanarisi uruwanse karijoro wa macini niba mwari mukiye abatutsi ni wowe n'inzu yasotse kareje muzasaba imbabazi nimwe mwari mushinzwe amashuri niba mwe mwabaheje mu mashuri nimwe mugomba gusaba imbabazi nta cyumuhutu w'inyakariro nta cyumuhutu w'ibyumba umuhutu w'igisenyi umuhutu w'Irwamagana utarabonye mu mahirwe yo kujya ku ishuri nta mbabazi agomba uwo ari we wese yes ariko Pascal uvuze ikintu gikomeye utanze nk'urwo rugero utanze kuri uwo mudamu witwa ngo ni Akana Alice iki kintu kirakomeye cyane ubu ngubu iyi ni imvugo ikoreshwa n'abahezanguni dufite obligation yo gufasha abanyarwanda urumva yo gufasha abanyarwanda guhumuka bagakanura ubwonko ye ntabwo mvuga ngo bandi bavuga ngo bacanye ku maso bacane ku bwonko urabyumva abanyarwanda bagomba kurekeraho ikintu cyo kugeneraliza uvuze ikintu gikomeye cyane nk'ibyo umugabo arimo kuvuga uyu turimo kuvugaho uyu Lambert bariho arimo arasaba imbabazi mu izina ry'abahutu abahutu ntabwo ari umuntu umwe abahutu ni community yita ko yumva ko ubwo ari ubwoko bwayo urabyumva so ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenya yuko niba umuntu akoze icyaha akagikora ari umuhutu mwabiratu abahutu 100 icyo cyasha cyabo ntikigomba kuba icyasha cy'abahutu ibyumvikane icyaha ni gatozi Pascal urumva icyaha ni gatozi noneho ikindi kintu uyu mugabo gerageza umubwire niba yari interahamwe niba yarishe abatutsi akwiye gusaba imbabazi ku giti cye ndavuga uyu Lambert bariho urabyumva ntabwo dushaka kwemera ibyo kudemoniza ubwoko ubwo ari bwo bwose muri societe nyarwanda ntabwo tubyemera ntabwo ari byo ibi nta mututsi ugomba kubyemera cyangwa umuhutu
ibi ni muberekere Kagame na FPR kuko amaze Pascal avuze ibi haciye iminsi mike byanditswe mu kinyamakuru Igihe Kagame avuga yuko we nta muntu n'umwe ahata nta muntu n'umwe ahata gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu ngo ariko uwabikora ku giti cye ngo ntacyo bimutwaye already nk'umuntu wiyita ngo ni umukuru w'igihugu aba yabwiye abanyarwanda mu marenga ngo abahutu bagombe basaba imbabazi mu izina ry'abahutu. Ikindi iyo umuntu asabye imbabazi nuko aba ari guilty, nuko aba ari umunyacyaha. Iyo usabye imbabazi nuko wemeye ko wakoze icyaha. Urabyumva? So icyo Kagame agamije mu kugira ngo buri muhutu ajya asaba imbabazi ngo mu izina ry'abahutu ni ukugira buri munyarwanda wiyumva ko ari umuhutu yuko yagize uruhare muri jenoside. Ibu byumve neza nicyo bigamije. Buri munyarwanda wiyumva mu bwoko bw'abahutu yumve ko ari guilty, yumve ko yakoze jenoside, yagize uruhare muri jenoside, bityo agomba guhora we mu buzima bwe bwose n'abazamukomokaho ajye yibona mu ishusho y'abajenosideri. Ibi bintu urumva bukana bifite Pascal, urabivuga wiki? Oya, ibyo byose hari ikintu gikwiye kuba icyo abantu bakara burya muri bingi byo gusaba imbabazi usanga ari abantu eida iyo atari umuntu wingira buhereye nk'abankora iki bakubye mu musarane bakamuzana bakamukoresha icyo bashatse usanga n'ubundi ari babantu bari basanzwe na mbere muri ntuza muri bari basanzwe no mu gihe cya emeride ari babantu bikoresheje amafaranga y'igihugu bamenyere kurya iby'ubusa ku buryo babaho just basarura gutya. Yewe nk'urugero nk'uyu muryango wa Nsekarije buri aba bantu buriya urabona nk'uriya Mitsindu uriya muhungu we nta tangiye munyarabaye niba ari burugumesitiri w'Igisenyi kuntu buriya amaze abahutu baho ubwo nyine urumva nyine ubwo leta yari itsinzwe abakanalisa bahise bajya mu Bubiligi aba nibo bari ba responsable aho bate nibizo nkotanyi zagomba gusohoreraho zikabishuza iyo facture kuko abandi bahutu bahari abantu basanzwe abaturage burya abantu bakora ibintu abantu bakora ibintu bibi ntabwo bari abantu benshi abari abantu bake cyane nyine abandi bakabashira mu kwaha abo bantu bahise babigendera bajya mu Bubiligi abaturage basanzwe basigira bishura facture y'ibyo y'ibyo bitirira ababyeyi babo ababyeyi baba barakoze bakabyitirira ubwoko. Uyu Mitsindo warangije yagiye kurangiza kaminuza yarakiga mu wa gatanu bamugura imodoka ya Benz bamwubakira n'inzu ya etage ahantu bita ku Mukamira. Yari amafaranga ya leta yari amafaranga abana b'abatutsi n'abahutu bari kugobye kujyana ku ishuri cyangwa amafaranga ya leta akaza uyu munsi rero agafata bya bindi byose by'umuryango we akabikubita ku ubwoko bw'abahutu umuse akana risa ajya gufata intambara agahita afata viza akajya mu Bubiligi hari umuhutu yajyanye ko byari ko mva ari abahutu hari umuhutu yajyanye umuntu wagiye gusahura musi wabonye kuntu abantu basahura hari umuntu wagiye gusahura yava gusahura urugo rw'umututsi akazanira umuhutu mugenzi we ngo dore mvuye gusahura cyangwa wasahuraga arasahuraga akabijyaniwe cyangwa hari umuhutu wamutumiye ngo ajye gusahura hari umuhutu wamutumiye ngo ajye kwica abatutsi hari umuhutu watumye interahamwe ngo cyangwa hari abahutu batoye interahamwe ngo bavuga ngo turabatoye mujye gutera hamwe kwanyu mwica abatutsi ku buryo ibyo bakoze yabazwa ababatoye. Iyo navugize biba Pascal yabaye agajya musingenda kubwira ngiye ubivuga ndikamana ko Pascal mfite ahantu mvuka mu nzu ya data turabasinyi ku nzu yabaso ikuvuga mu nzu yabaso bakuruza nta muntu n'umwe nzi wishe umututsi nta muntu n'umwe nzi rwose nizi agashasha zabaye uko bafunzwe nta muntu n'umwe nzi n'umwe wamenye amaraso nta muntu n'umwe ufite amaboko kubiganza mu nzu ya sogokuruza nta muntu n'umwe nzi Pascal ikintu gikomeye bari ko bafite izina rye ntabwo ugenda no ibyo biriya barabona uko batindeho ni politiki ya FPR ifatirana abantu nk'abari abanyenda bari abantu bapfa kwihakana buriya bari abantu mugomba kujyamo bitondera uriya muntu buriya ashobora no kuba ari wanga abatutsi abanga bibi ku buryo ugeze mu bambara icyo avuga ati ngewe iyo biza kuba ndi mukuru banarakoze jenoside buriya bari abantu byose bapfa kuza gusaba bagapfa kuvuga ariko ngiye ku bwanjye nzi ko icyahari gatozi kandi tugiye tureba ku bwoko nta bwoko butasaba imbabazi nta bwoko butarimo wacumuye mu Rwanda hari abatutsi bakoze ishyano bica abantu bica abatutsi bagenzi babo bica n'abahutu hari abahutu bica abahutu bagenzi babo bica n'abatutsi. Yes ariko jewe
aho wenda ijambo yari kunyereranye ngo nta bwoko butasaba imbabazi ahubwo nta bwoko bwasaba imbabazi ntabwo oya biramutse ari umuntu akora ikosa ubwoko bwose bugasaba imbabazi noneho byahumira ku murari urumva ni Kagame watangira asaba imbabazi icyo gihe nawe azisabira ubwoko ntazi ubwo ari bwo bw'abatutsi ntabwo bwigeze bumutuma gukora amaberwa yakoze ahubwo ikintu nagira ngo ngwiki Kame ko ari umwega w'umwakagara kuzi kuntu abega bakoresheje burya babega bakoresheje jenoside buriya bahindiro bari bishe barabamara none se kuntu hagarara ati mu izina rya Kanjugira mu izina ry'abakagara nsabye imbabazi n'abega n'imiryango 12 ntawo Kagame akomoka muri iyo miryango yose y'abega akomoka mu muryango w'abakagara bivuze yuko ntiyari gusiga ikizinga ubwoko bw'abega benshi kandi b'intwari kandi b'imfura kubera umuryango akomokamo w'abakagara wakoze jenoside y'abahindiro ku Rucuncu mu 1980 niyo jenoside ariko nayo ntabwo yigeze yemerwa ko ari jenoside nubwo tubivuga imyaka 100 ariko turabizi ko bishwe barabishe n'umwami baramwica bigira nubwo yitwikira mu nzu yemwe n'ingoma ngayo barayitwika kabara aravuga ngo umwami ngo mirabazwe yes bo tukiri hano rero Pascal wenda usubizeho mikro tukiri hano nagira wenda tukore interaction wenda ifite ntuza meaning ndagira ngo hacyungira ngo abanyarwanda bumve muri ibintu bya Evangelist Lambert bariho mu gusaba ko kwimbabazi ngo mu izina ry'abahutu by'amahomvu mu by'ukuri n'amahomvu ni ibintu umunyarwanda wese agomba kuvumbira ku gahera atagomba kwemera icyo umuntu agomba kwibaza uyu Lambert bariho azi neza ko mu gihe cya jenoside abahutu nk'uko bigaragazwa na Gacaca bagize uruhare muri jenoside batarenga bari hagati y'160 n'180 nako ndavuga interahamwe simvuga abahutu ko harimo n'abatutsi ndabisubiramo kandi mbihamya urumva ni ukuvuga ngo ni gute wafata ibikorwa byakozwe n'abantu 160 ukabyambika ikaba ari ikanzu wambika abahutu bari mu gihugu bageraga kuri hafi miliyoni 5 urabibona ni ishyano ariko eko gushemija kubera iki batumutu bakamurebera mu mutu watemye umututsi ntiyo mufate ngo bamurebere ku mutu witangiye umututsi bagapfana urakoze cyane witangiye abahutu ba giti ntihagire umuntu umwe bamwicana ntibamurebere ku bantu bitwa ba Jean Baptiste bagiye bapfa bari ababurugumesiteri bagapfa akaba ba mbere bicwa barwana kuri bene wabo w'abatutsi ngiye biranyobera kuba iki umuntu dushobora kumurebera mu kibi tudashobora kubarebera mu cyiza wenda ni nakute wakongeyeho nanone uti ni gute abo ngabo wari umaze kuvuga nyine bagiye bapfa bo atana bavuze ngo nabakomozeho ni nagute nanone atafashe n'uwo mwanya urebe yuko yatumwe na Kagame na FPR atafashe uwo mwanya kugira ngo anashimire nibura abahutu ibihumbi n'ibihumbagiza bagize uruhare mu kurokora abatutsi babahishe munsi y'urutara bakabahisha muri za plafo bakabatekera bakabagemurira iyo bihishe urumva bakanga gutunga urutoki interahamwe aho bihishe ngo baticwa urumva ni gute wavuga ngo uragira ubwoko bw'abahutu igitambo cyo kugira ngo urusengero rwa Omega Church ngo leta itarufunga ngo leta itarubuza kongera gufata 1/10 n'amaturo nkuko izindi nsengero urumva ko ibi ntabwo barimo gupfa gukorwa barimo gukoresha nka deal gira nuvuga ngo sebya ubwoko bw'abahutu usaba imbabazi ubutera icyasha niba ushaka kurokora urusengero rwawe ibintu ugomba kubivuga mu context birimo Pascal sinzi ukuntu wo byumva barana abacashuru arega giye musibirana abacashuru abagabo n'abacashuru usanga nizi nsengero zigenda buriya kimwe mu FPR yamaze yashoboye gukora no kwinjira buri hantu hose
muri buri kintu cyose muri buri organisation muri buri shirahamwe muri yaba za societe civile insengero amashirahamwe n'ibibina bya bindi abantu bakoteza amafaranga haba harimo abantu ba FPR bo babaye muri arume numva ko babaye muri RP bavuga bati no kuva no muri section habagamo abantu babiri hari abasirikare batanu habaga harimo babiri bashinzwe iperereza cyane ibyo uvuga nibyo ndabizi nanjye niko byari bimeze n'ubu ngubu niko byagenze bijya ahantu hose no muri korari usanga barimo korari usanga haba harimo abo bantu rero iki kintu yabashije kugikora irazika igashiramo abantu nk'abariye nyine irabaza uburyo ibizinda zabo ikabategeraho bakaba bagenda bakayikorera propagande ariko ibingibi burya ntekereza ko ukwibeshya ibi byica igihugu byica u Rwanda abanyarwanda buriya ni abantu beza ariko kandi bagira burya babika mu nda buriya urabivuga kuri bakakureka mukabivuga kuri bakakureka bakakumva ariko ntacyo bibahindura ahubwo bituma batabona umwanya wo kwiyunga ngo babwizanye ukuri babwirane amateka uko yagenze ugasanga turaraga nakaga ariko uyu mugabo wenda bizi umucanshuro uyu ni umucanshuro niyo wamubwiye ngo yakane so yabwaciye amwihakanye byaba nk'abampora iki muri rusange uri nk'abampora iki ariko Pascal ibi ngibi nagahomamunwa gufata ubwoko ukabugira igitambo cyo kugira ngo urusengero rwawe rukomeze ruba ahubwo se ni urwo rusengero ntirwarorera ariko ntutere icyasha ntukora amarorerwa ku nyungu z'amabondo yawe ngo utere icyasha kominote y'abahutu kominote nyarwanda ibi yakora ntabwo ari igisebo ku bahutu nacyo cyumve ibi ni igisebo ku banyarwanda ni igisebo ku batutsi ni igisebo ku bahutu n'abatwa n'ishyano niba umuntu ari minisitiri w'intebe ahangara akavuga ati akihakana se wamubyaye akavuga ati mama ni indaya yaransambanye urumva mama yaransambanye ari minisitiri w'intebe murekezi yarabivuze aravuga ngo nyina yaramusambanye ngo ni umututsi burya ngo byabugiranye n'umutungo yaramusambanye umuntu akaba minisitiri nkaba muri agahagarara akavuga ati mama yambwiye muvandi hari umuntu abanyarwanda kutuzi hari umuntu utafite ikintu ababyeyi bamubwiye uretse umubyeyi wawe umukosorera ahantu mu ruhame mu isoko niba yakubwira ikintu atari cyo ntiwagenda ugate ukavuga uti mama ibintu ntabwo ari byo ABCD abantu rero ntabwo ari abantu jebusi ntabwo ari abantu na Kagame nibaza niba yibaza yuko bamora iki utaragiriye nyina ibanga utagira nyina ibanga niba we azarimugirira kandi baza ko Kagame arabazi nimba ikiganiro cyantuza cyahimbara ejo bundi ahangaha yagiriye kuri radiyo Urumuri aravuga ngo Kagame ashaka kumugira minisitiri w'uburezi ngo himbara yaramuhakaniye amubwira ko atigeze iby'uburezi Kagame aramubwira ngo nawe wapfa kujyayo ngo ubundi si ngo birabizongo byo ntibipfa abandi ba minisitiri biti bizongo aravuga ati ubu nawe wapfa kuba ikizongo nka biriya bizongo urumva ko Kagame ababazi burya ababizi ko ari akoresha ariko abantu nka bariya bikunda cyane Kagame ni nk'umurwayi wo mu mutwe hari abantu burya bakunda kwimiriye abandi akaba ariho bishimira ni nk'umurwayi wo mu mutwe ariko tutazamugira umurwayi abantu bakibaza ko ibyo akora byose ari umusazi bivuze ko atabibazwa agomba kuzabiryozwa rwose agomba kuzabiryozwa byo birumvikana so muri make nagira ngo dusoze ikiganiro Pascal dusoze ikiganiro mu ijambo rimwe nagusabaga yuko wagira ubutumwa watanga busoza ikiganiro cy'uyu munsi icyo nasoza mbwira abanyarwanda kaza amateka yabaye tureba aho abatutsi baguye turahazi bisubiramo kenshi n'ababishe turabazi naho bajugunye imirambo yabo turahazi abahutu baguye turahazi ababishe turabazi naho bajugunye iyo mirambo turahazi naho iri n'uyu munsi irahaza ari ivangavanze mu rwibutso mu nzibutso zigiye zitandukanye abanyarwanda tuzi ahantu abantu bacu baguye n'ababishe kandi nubwo bimeze bityo dufitanye isano ikomeye isano y'amaraso turabavandimwe
nta na rimwe abanyarwanda abahutu n'abatutsi bazareka kubana, nta n'ubwo ubuvandimwe bafitanye hari igihe buzarangira. Kabishwe n'ubwo hazi ibintu bimeze bite, ntabwo iyo sano dufitanye y'amara zigera irangira. Ibyo rero icyo nabwira abanyarwanda mwe mugifite umutima nimukunda, rimwe mugifite umutima nimufatana amaboko, turwanye umwanzi wacu turimo ukeneye kudutandukanya kugira ngo yigirire ibyo yigeneraho. Nahoze mbabwira uyu munsi, nababwiye nti abo ngabo akana Alice nabo ba Mitsindo birirwa basaba imbabazi ngo ni mu izina ry'ubwoko bw'abahutu. Icyo koze hari igihe Mitsindo atarangiza segonderi afite bamuhaye muri birthday, bamuhaye imodoka ya Benzi, banamwubakira etaje ku Mukamira mu mafaranga y'abaturage. Ayo mafaranga agomba kwigisha abo batutsi avuga. Noneho uyu munsi ari gukora FPR again, akongera agasaba imbabazi mu izina ryacu. Hari abantu babereyeho bumva ko ari abahanga, bagakoresha bakamenyera kurya imisoro y'abaturage, bikarangira nuko babaye bakabibyohe gutyo. Na Kagame nuko ateye, kuko arababwiye intambara itera abo nyine nibo bahise bafata indege bwa mbere, baragenda badusiga mu kangaratete. Na Kagame rero ntatandukaniye nabo. Uyu munsi arabivangavanga akaduteranya abahutu n'abatutsi. Umunsi tuzaba dufata umupanga dutemana, Ange Kagame azafata indege ya mbere, cyo murazamukurikira, na Kagame azamukurikira, tuzasigara tumarana twenyine. Abazi ubwenge nimureke duhaguruke turengera igihugu cyacu, ni twebwe tuzapfa. Murakoze cyane muvandimwe Pascal. Nanjye mu ijambo rimwe ndashishikariza abanyarwanda ikintu kimwe: nibatsinde ubwoba, nibatinyuke kuvuga ikibari ku mutima, nibatinyuke kwamagana amabi n'ubugome bukorerwa igihugu cyacu, nibashyire ikirenge mu cya Victoire Ingabire, nibashyire ikirenge mu cya Cyuma Hassan w'umunyamakuru. Dukenera abanyamakuru b'intwari nka Cyuma Hassan. Nibashyire ikirenge mu cya Aimable Karasira, bashyire ikirenge mu cya Karasira Aimable. Nibatinyuke kuvuga, nibavuge ikibari ku mutima. Nibashyire ikirenge mu cya Bernard Ntaganda, nibashyire ikirenge mu cy'abanyepolitike bari mu gihugu imbere, batinyuka kuvuga, nibabashyigikire, nibabajye inyuma, nibatinyuke bavuge. Natwe turi hanze y'igihugu, ibyo dushoboye byose turabikora, ariko dufatanyirize hamwe. Nitwirinde abadutanya, nitwirinde abanyepolitike bacamo ibice abanyarwanda, niduhumuke. Ni ukuvuga ngo ducane ku bwonko, dutandukanye uro n'icyatsi. Jye muri make nicyo ngicyo naba mbwiye abanyarwanda badukurikira, kandi nongeye kubasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mbasha kugezwaho no kuba ba mbere mu kubona ubusesenguzi n'ibiganiro bitandukanye tuzajya tubategurira. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.